ashakisha ukuntu numva n'ibiganiro by'abandi ko uyu munsi numva umwuka yampase kugira ngo nganirize abantu yego twongere dusubiremo twigisha urwangano twigisha kwigunga twigisha kuba wenyine ahubwo tukwigisha uko waba muri iyi si nk'abagome buzuyemo nta n'idini tukwigisha ubumwe bw'abera byo nta muntu nta dini ndashaka kubwira ngo kugira ngo ubashe gusohoka neza mu bibazo urimo ucamo hari abantu 9 ugomba kwirinda mu buzima kugira ngo ubashe gusohoka mu bibazo uri gucamo hari ibintu 9 ugomba kwirinda kuvuga ntago ari abantu ugomba ibintu ugomba kwirinda kuvuga mu buzima ugaceceka mu cyumweru gitaha cyangwa kuwa gatandatu nzahuganiriza ibintu 7 ugomba kwirinda kuvugira imbere y'Imana uyu munsi ni wa musonga wundi utakubuza gusinzira cyane abantu bakenewe bazakugirira impuhwe nazo zidafite umusaruro abisiga ati sorry ariko niba abandi batakubona ati siyo wabona ari wagize gutesha bwabo ko burapfuye byandi bapfuye kuko wavuze ibibazo mbere yo kwishyira hanze mbere yo gushyira ubuzima bwawe hanze mbere yo gushyira urugo rwawe hanze mbere yo gushyira amateka yawe hanze mbere yo gushyira imigisha hanze banza wibaze ngo ingaruka zo kubishyira hanze ziraza kumbera izihe kuko abo bwira hari abarara baserebura batika byamubonye bajye kuri chat bandije ati bamenya amakuru y'akana katumuriro zamwakiye ati bamenya runaka ati byabaye ati reka tumwote ati reka ntera gatebe note ariko bose uwuhe wowe wicane menya ubwira ibibazo menya aho bivugira menya n'urwego wamubwira makakumva aho uvuga ati ariko giye mu rugo turashoniza twishe twarakubiswe ati nanjye nta bihari kandi we n'umugati warumiye muri mu kabaterano kurya afite ibyarya n'ibyo kandi ikindi iyo urushaho kubwira umuntu ibibazo byawe batangira kugenda baguhunga buhoro buhoro kazashiduka akaba n'abagendera icyarimwe nabyo biba ari ugukekeranya bakurikije wenda business akora nyir'amafaranga warahagarara ngo ngiye mfite amafaranga runaka abantu bagira gute ni ibinyamakuru biperereza bigakeka bikabara ariko we ntago abivuga kuki batabivuga ni injiji wari wabona hari umukiri utwara n'inoti y'ijana mu ikofi cyangwa inoti akubwira ati amafaranga ntayo kuko agendera kuri karita yarabuze amafaranga ntayo habe rero ikintu cyo kwitonderwa ntuzavuge hari umukire narinzi kera yagendanaga 100 hano mu ishati mu mufuka w'ishati wamusaba se wampaye ku amafaranga yarabuze agakuramo rya jana yahonanaga 100 inote y'ijana ikibaho yabaga yifite hano 100 ngo ni 100 n'ukuri ni urumva mu bintu uzirinde kuvuga uko winjiza amafaranga n'uburyo uyinjizamo ibanga tujuru ibintu ukwiye kwirinda kuvuga ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka imbunda batwaraje papa barabisoza direct vuba batitaye ku ngaruka zo kuzahara reka banga by'ingaruka hari abantu bakora ikintu nyine numva kuko bikurura urwango banza unyumvira urwango ruri buruzana abandi kanaka araturushije aradusize azaduta twari turi abantu ba mbere kuko wimennye inda wikozemo nivuga ngo ibiri buze kubaho byakire niwe guceceka ngo ufite kontara ebyiri ngo hamwe mpembwa urabwira abandi bande
ikigutungura n'ijambo mvuze uzi ko nawe muvukana bakugirira ishyari bijya bibaho tujya tubibona mu rusengero uko bagira ishyari ushima imodoka ushima ko waguze imodoka bakarara babyimbye yarayibye ajye kuzimu yabyereje gute ko tumuzi yaciye hehe ntiwabimenya ari muri Illuminati kandi uraza ukabaha ifunguro ibi bintu rero ni ibintu tugomba kwirinda muri iyi si ntituvuze ngo ntubivuge ariko bivuge mu bwenge kuko bizazamura amashyari y'abantu bizamura amatiku mu bantu bizamura inzangano mu bantu wisange hari abantu bakugiriye ishyamba kandi atari ko byari bimeze. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze turacyari ku bumwe bw'abera Ministries aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye nitwa Jerry nkuko bisanzwe tubana mu kiganiro dutegururirwa tukanagezwaho na Reverend Ntambabazi. Imana imuhe umugisha cyane kubw'iri yerekwa ihushurirwa Imana yamushyize mu muyoboro kugira ngo ayobore abantu. Mushumba Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Ameze neza. Wa ku munsi wo kwa gatanu numva ameze tariki 10 buriyara numva ameze neza numva ntuje. Narakubwiye ngo ubwinshi bw'ibibazo binyereka imbaraga mfite. Ubwinshi bw'ibibazo n'abandwanya n'abampiga nibigira ubundi baravuga ngo iyo ushaka reka dukomereza aho ngaho ndashima Imana ko ndamahoro. Yego reka dusuhuza abantu bose badukurikiye bari muri Canada, Australia, mu Bubiligi tuhafite inshuti abantu bose uwo muryango mugari wacu turabahaye yambo cyane. Abantu bose bakoze subscribe batumye uyu muryango ukomeza kwaguka reka tubashimire cyane. Hari n'umumama nawe uba muri Poland ukunda kutubwira ngo mwazasemuye ko numva ikinyarwanda neza buri Imana izashyiraho uburyo. Wambaye neza anyway. Nambaye neza. Imana bishimirwe. Tumaze iminsi rero tuvuga ku ma message twagiye twakira inbox z'abakunzi b'ubumwe bw'abera Ministries abantu bose bakurikiye ibiganiro byacu ariko bakagira ibibazo naye bakubaza. Muri iyi minsi ishize twasomye izo message ntekereza ko wazisobanuye harimo inzozi batasobanukirwaga twabivuzeho. Nyuma y'ibyo byose rero uyu munsi ndashaka ko dutanaho gatoya. Nyuma y'ibyo byose twabonye n'icyumweru cyari kitoroshye cyabanje uyu munsi. Ndashaka ko n'ubundi turacyari ku nzozi n'ubundi ariko uyu munsi udufitiye iki by'umwihariko. Urakoze cyane nagira ngo nkangurire umuntu ugiye kumva kino kiganiro bwa mbere ashakisha ukuntu umva n'ibiganiro by'abandi. Uyu munsi numva umwuka yampase kugira ngo nganirize abantu. Yego. Twongere dusubiremo. Twigisha urwangano, twigisha kwigunga, twigisha kuba wenyine ahubwo tukwigisha uko waba muri iyi si nk'abagome buzuyemo. Nta n'idini tukwigisha. Oya, ubumwe bw'abera byo nta muntu nta dini. Ndashaka kubwira ngo kugira ngo ubashe gusohoka neza mu bibazo uri mucamo. Hari abantu 9 ugomba kwirinda mu buzima. Kugira ngo ubashe gusohoka mu bibazo uri gucamo. Hari ibintu 9 ugomba kwirinda kuvuga ntago ari abantu ugomba ibintu ugomba kwirinda kuvuga mu buzima ugaceceka. Mu cyumweru gitaha cyangwa kuwa gatandatu nzahuganiriza ibintu 7 ugomba kwirinda kuvugira imbere y'Imana. Uyu munsi inde kuvuga ibibazo byawe. Televiziyo tuzazikura nubabuza kutubwira ibibazo byawe. Njya mbona muri social media abantu baza bakavuga ibyabo pe. Mugabo wanjye, mugore wanjye. Mbere yuko uvuga turaza kuvuga n'ubundi mu by'urugo nyuma. Mbere yuko uvuga ibibazo bye banza utekereze abo ngiye kubwira barishimira ibibazo ndimo. Siwe wabona sha biramushobokeye rwa rugo ruranze bwa buzima buranze agiye gura n'ikibazo twaramubwiye ibihe bimugezeho. Cyangwa byakuru ugasanga abantu benshi bishimiye amakuba n'ibyagurimo. Twese witangira itamurume. Urumva ko wavuze bagukunze tuve kuri social media mu buzima busanzwe. Ubundi ugomba kubaza uvuga ibibazo byawe uzibuke ko abari nk'ubibibwira hari nk'abagiye kwishimira ko birimo. Kabiri abo bibibwira bumva ntacyo bibabwiye kuko bitabariho.
ni wa musonga wundi utakubuza gusinzira cyane. Abantu bakenewe bazakugirira impuhwe nazo zidafite umusaruro abisiga ati sorry ariko niba abandi batakubona ati siyo wabona ari wagize gutesha bwabo ko burapfuye byandi bapfuye kuko wavuze ibibazo mbere yo kwishyira hanze, mbere yo gushyira ubuzima bwawe hanze, mbere yo gushyira urugo rwawe hanze, mbere yo gushyira amateka yawe hanze, mbere yo gushyira imigisha hanze, banza wibaze ngo ingaruka zo kubishyira hanze ziraza kumbera izihe. Kuko abo ubwira hari abarara baserebura batika byamubonye bajye kuri chat bandije ati bamenya amakuru y'akana katumuriro zamwakiye ati bamenya runaka ati byabaye ati reka tumwote ati reka ntera gatebe note. Ariko bose uwo wicane menya ubwira ibibazo, menya aho bivugira, menya n'urwego wamubwira makakumva. Aho uvuga ati ariko giye mu rugo turashoniza twishe twarakubiswe ati nanjye nta bihari kandi we n'umugati warumiye muri mu kabaterano kurya afite ibyarya n'ibyo kandi ikindi iyo urushaho kubwira umuntu ibibazo byawe batangira kugenda baguhunga buhoro buhoro kazashiduka akaba n'abagendera icyarimwe telefone bagakuraho nimero bagakuraho karitsiye bakimuka bakagendera icyarimwe kuko wababwiye byaye basti ntago tuza kumukira. Kuko nujya no gushima mu rusengero ati azanye byabikomere nujya kubera iki wavuze ibibazo banza utekereze, banza umenye ko atari byo kwishyira hanze no gushyira hanze ibibazo byawe ufite byose kuko ari we wese ntituvuze ko utabivuga. Ubuka mu kiganiro twavuganyeho kuwa kabiri cyangwa kuwa kabiri je pense kubwira ngo umuntu mu buzima cyane we yegamira hakamurira akamubwira ibibazo bye. Yego. Ubivuga hose noneho kuza ro kumbuga kuri telefone ukavuga ukagira ibintu abantu bagufata nkaho rimwe na rimwe nta n'ubushobozi bw'imitekerereze ufite kandi ukazisanga urwana na bya bintu kuko bana buguhunga. Ariko umuntu mwihoreye uzarebe undi ushaka kumukira kuvaho umusaba kabiri amafaranga cyangwa ibindi bintu buriya rimwe birashoboka yabikora ariko bwa kabiri niyabonye nimero ya ntaga kandi aguha ibyo ushaka aguha ibyo usabye ariko yabiye yibwirije araterura. Urumva ko bimeze buriya niba ushaka no umuntu akuveho nuko umubwira ibibazo uhoramo kandi ntawe uzora gutega umutwe. Ufite byiza ugomba kwirinda kuvuga ibibazo byawe aho ubonye hose n'ubonye wese nibyiza kubivugaho. Ngiki ushaka kurinda ntubashe ukabasha gusohoka mu kibazo wari urimo. Kwirinda kutavuga ibintu byose ibibazo byawe. Reka nkubwire usibye ibinyamakuru bipostinga abantu bafite amafaranga ako simpamya ko biba ari nabyo. Wari wabona nyina amafaranga hagura akabivuga ngo giye mfitaya reka kandi nabyo biba ari ugukekeranya bakurikije wenda business akora nyira amafaranga warahagarara ngo giye mfite amafaranga runaka ntawe ndabona. Abantu bagira gute ni ibinyamakuru biperereza bigakeka bikabara ariko we ntaga bivuga kuki batabivuga ni injirize. Wari wabona hari umukiri utwara n'inoti y'ijana mu ikofi cyangwa inoti ya magana atatu amafaranga ntayo kuko agendera kuri karita yarabuze amafaranga ntayo habe. Rero ikintu cyo kwitonderwa ntuzavuge. Hari umukire narinzi kera yagendanaga ijana hano mu ishati mu mufuka w'ishati wamusaba se wampaye ku amafaranga yarabuze agakuramo rya jana yahonanaga ijana inote y'ijana ikibaho yabaga yifite hano ijana ngo ni ijana n'ukuri ijana. Urumva mu bintu uzirinde kuvuga uko winjiza amafaranga n'uburyo uyinjizamo ibanga tujuru ibintu ukwiye kwirinda kuvuga. Ntiwemere kubwira umuntu ngo arambajije ngo ariko barangogera umuhemba ngahe ndamubwira nti niba uri umusinyateri muri kontra uzantwerere nyima uzantwerere nzabwira umuhemba kuki ntabivuze se babandi nyine nibyo ndi kukubwira impamvu ndabizi kuki ntabivuze se nibyo ndi kukubwira yari gutambwira atari ko reka ngushakira undi wagira gutya yahise nabimbwira reka ahita nambwira n'uwo ari we ati nyamara uri witonza ati burya ibiganiro bitatu ati ni rya 10 n'iki byose ndambwira nti ntago nyamvuga salary y'umuntu kandi kuko niko mbaye buriye ndabaza icyo kintu na nakantu gato tuvuze
noneho ibaze ngewe ko burya n'ikintu cya mbere mu mategeko ntiwemerewe kuvuga saleri y'umuntu we niwe ugifitiye uburenganzira. Kabiri, usibye amafaranga akurwa hajya muri leta muri RCCB ava muri n'imisoro, andi mafaranga yandi nyirayo wemera kwavaho. Bana bava mu madini amwe batawukata icya 10 kandi ari itegeko, barindira kukizanira kuko umushahara umuntu ntawo ukorwaho. Numva rero kuvuga ko winjiza n'ibyo ukora, nk'urugero nk'ubu usiye agatwiko ngo giye ngo YouTube impembaya nayo kwibase ndebye views ndebye nibi, ntago bishoboka. Barumva ari mu YouTube avuga amafaranga hema. Reka wayabwirwa neza, akubwira uko yinjiza se, akubwira uko akora se. So mvuga ngo iyo uvuga uko winjiza amafaranga n'uburyo ategura ibiganiro, reka n'uburyo ategura ibiganiro ntabwo yakubwira n'ibanga ryawe nyine. Noneho uko winjiza waruzi impamvu bizaguteza urwango n'ishyari, abantu bakugira ishyamba. Yego, nk'uwo muntu yapostinze wavuze bagahita bamurangiza, baramwishe burya ko yerekanye icyumba, yerekanye amafaranga, yavuze naho ageze. yishwe n'utwana tukiri dutoya rwose, hariya batunga imbunda batwaraje papa barabisoza direct vuba vuba batitaye ku ngaruka zo kuzahanwa. reka nanga by'ingaruka. Hari abantu bakora ikintu nyine numva kuko bikurura urwango, banza unyumvire urwango ruri buruza abandi kanaka araturushije, aradusize, azaduta, twari turi abantu ba mbere, kuko wimennye inda wikozemo. Nivuga ngo ibiri buze kubaho ubyakire niwe wabyiteye, ngo ufite kontara ebyiri ngo hamwe mpembwa, urabwira abandi ikigutungura n'ijambo mvuze, uzi ko nawe muvukana bakugirira ishyaka. bijya biba tujya tubibona mu rusengero uko bagira ishyari. Ushima imodoka, ushima ko waguze imodoka, bakarara babyimbye, yarayibye ajye kuzimu, yabyereje gute ko tumuzi, yaciye hehe ntiwabimenya, ari muri Illuminati kandi uraza ukabaha ifunguro. Ibi bintu rero ni ibintu tugomba kwirinda muri iyi si. Ntituvuze ngo ntubivuge, ariko bivuge mu bwenge, kuko bizazamura amashyari y'abantu, bizamura amatiku mu bantu, bizamura inzangano mu bantu, wisange hari abantu bakugiriye ishyamba kandi atari ko byari bimeze. By'ukuri iyo tuvuga bino byo kandi kuko niba uri kureba abantu bari gupfa bazira ibintu, bazira imyanya wavuze, ngiye guhembwa yanjye kugira gute, bampromotinze hari mu banyakadiru ndagiye kubona yaragakeneye. Rero ni byiza ko kugira ngo turusheho gukomera, turimo turagira abantu inama z'uburyo ubasha kwitwara, kuko abantu bararose inzozi zitandukanye, bararose abantu bafotora, bararose ibintu byerekana ko bari kunekwa. Burya birose inyamaswa zikwiruka inyuma zikureba gutya, bisona ko ufite bamaneka ku ruhande. Bagombye rero guhinduka kandi bakagira urwego ruzima rwo kumenya icyo bakwiye gukora baryo bantu, kandi umuntu akabasha kunesha. Uze kureba tutaza gutwara iminota y'abandi cyane nkuko tuba tubisaba cyane. Ndashigaje 5 kare mu cyenda bigenza gutera. Hari akantu wakomoje sinakavuzeho, kugira ngo ube safe, umuryango w'amahoro ugomba kwirinda kuvuga ibibazo by'umuryango wawe, kugira ngo umuryango wawe ubutekanye nawe utekane. Ntuzagira intambara ufite ngo ushyireho n'iz'amagambo ziyongereye, ntago bizabikunda, ntago wabimanage. Numva ikiganiro nijoro numva kinteye ubwoba. Umuntu w'umukobwa avuga ati jyewe umugabo ngo twageze mu rugo nsanga nta bintu, ati ni nkaho nta bintu afite, ati numva nshushyatumye mpajya. Uwo mugabo uvuze gutyo ubwo aricara mu bandi gute? Ni ikibazo. None se wowe mugabo ugiye ukavuga umugore ngo ibi n'ibi, uwo mudamu urumva umwambitse isura imeze gute? Nta kintu mwambitse. Niba uvuze ngo nyoko buko ibi n'ibi sobo kuko ibi n'ibi, harya urumva ubaye intwari yo kuvuga ibyo bintu cyangwa ugiye gusenya umuryango? Ibi ugomba kubyirinda mu buzima. Urawusenyura urangije. Jerry Karame, nta muryango utagira ibibazo, habe n'umwe. Ntabwo uri kubyumva. Nta muryango utagira ibibazo. Nta muryango utagira iki? Ibibazo.
kuba batabivuga si uko bidahari, ntago babuze umunwa, si nuko bidahari, n'imbaraga zo kubivuga nazo barazifite, si uko bitanahari, nubwo tudahuje ibibazo. yego, kuki wowe urumva uri intwari yo kumena hasi utubanga twose? Ibi bintu ugomba kubyirinda mu buzima. Nta muryango, nta bantu, nta mibereho, nta famiye idafite ibibazo. ntabwo bibaho. Ariko ikibazo ntibivuga, ugasanga mwarahagurutse ngo disi urareba ngo nuko bimeze, ngo umugabo ntagira gutya, ukavuga amakuru yawe ukibwira ngo urumva uri innocente, uri innocent, uri umwana mwiza, uravuga ibintu byiza. Please menya ibyo uvuga naho bivugira. urwo rugo uvuga hari abifuza ko rumera uko uvuga, n'abategereje ko rusohokamo barujyemo. oya afite undi ugomba kuhajya. Nta kipe ibura umusimbura uko bibaho. aho mu rukundo buryo usohoka abandi binjiramo, baba barekereje hafi none se nta mugabo ushaka abagore bane uwa mbere nta kazi undi, n'ubundi baba bari hafi kibaza se cyavuye uwa mbere mu bwo kuko yagiyeyo kidata yashatse barindwi ariko burya kibaza ngo bazabigenza bati. Urumva ro kumena amabanga y'abana bawe, y'umuryango wawe, nibi yo umwana wanjye agiye kubyara ariko nta bintu mfite, sinamushyingira uyu, kanabiririmba, wabenze bucece, wakoze bucece, wafashe ibintu bucece. ururimi biri mu bintu bigusenyera ubuzima kandi ntugire ikintu ubasha kugira, ubuzima bugasenyuka bukarangira neza nk'uko umuntu ahanagura akava no ko umuryango kurumva ndi bugire cya gisebo. None se genzo nyina ngukunde kandi twasebanije, mwo wavuze azagira complex. Twihuta cyane, mwihangane gatoya. Ikindi ugomba kurinda mu buzima, ukavuga inkuru wumvise ku ruhande utayifitiye gihamya, hari ibyo byezera, kandi nubwo wayigirira gihamya ntiwemere ku isi. Nari mvuze ngo ugomba kuhirinda rwose, nubwo inkuru waba uyizi si ngombwa ngo uyiririmbe, kandi igihe cyose inkuru ubona yaremerera mugenzi wawe wayihoreye. Hari umuntu avuga inkuru ngo numvise bavuze, kandi ntabwo ari ukuri biriya bintu. Ikindi umuntu agomba kwirinda mu buzima, ugomba kwirinda gukora, irinde kwivanga mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese mu gihe atabiguhamagaye. Mubaze icyabimuteye ariko wimwinjirira. Tugiye gusoza. Kajambo akanyuma katubwire ukuntu kameze. Abe shobuja ukuruta wese, nubwo wabona amakosa ye yaceceka, kuko namenya ko wavuze amakosa ye, afite kashe mu ntoki n'urwandiko, azakwirukana uhombe. Nta ukosora umuruta, nta ukosora umurusha ubushobozi, buri gihe umukire ahora ari umukire. umukire ubyina nabi, oya uko yatamba kose biranezeza. biranezeza. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo nakosora boss, aravuga ati ngo numva nagira gute kari ndari boss, oya uzambwira ngo dufate ibiganiro burya nkakwemerera. None se nyine hari ibintu abantu bumva nyine ngo bakoze ugomba kubyinda. So muri make rero ng'ibintu ugomba kurinda mu buzima bwawe, kuko nurushaho kubikora uziteza ibibazo. Yego, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi babyumve neza. Ntabwo twigisha kuba wenyine, tukwigisha kwicara wenyine, turakwigisha kumenya kuba mu isi yuzuye abagome, abagambanyi n'abantu bakwanga. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.